Shalom shalom, ni Eric ndongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Buri gitondo ubushakashatsi bugaragaza ko abantu 89% muri kino gihe bakoresha internet. Iyo babyutse mu gitondo bazindukira ku mbuga nkoranyambaga bashakisha amakuru kugira ngo babe update, bamenye ibigezweho, bamenye icyo bakora, bamenye uko bakitwara, babe informed. Iki gitondo ndakubwira inkuru imwe yahindura ubuzima bwawe kandi yakugira utandukanye nuko isi yagize abantu benshi muri kino gihe. Iyo nkuru ni inkuru iri mu Baroma ibice 3:23. Baravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Ndakubwira inkuru y'ubwami bw'Imana mwene data. Abantu benshi barimo kwirukanka mu misozi, mu mazi, mu butayu. Ino mu Rwanda aho tugira ubutayu butandukanye, ngo banguka ngo utabare kizabonwa, ngo mwibere ry'Imana. N'ahandi hantu henshi, ngo muri Rigence hari ahantu henshi abantu bari gushakira Imana, abandi bakajya mu madini atandukanye. Ariko Kristo dushaka ntabwo ari kure y'umuntu wese. Niko Paul yabwirije ubutumwa ageze muri Efeso. Bashakiraga Imana mu bintu bari barabumbye biri aho ngo bafabritse, ariko arabwira ngo ukuri mukeneye kuri muri mwebwe, kurabegereye. Iriya mwisi Imana mutazi niyo mwari mukeneye kugira ngo ibaheshe ubuzima cyangwa se ibaheshe kubaho. Hano biravuze ngo kuko bose bakoze ibyaha. Ikintu cya mbere Satani yakoze akimara kugera mu isi, yambuye umuntu ukuri, yambuye umuntu gukiranuka kw'Imana, amwambika gukiranirwa kwiwe, bituma umuntu atabasha gutsindishirizwa. Noneho Imana irangije ibona ko bibabaje, biteye agahinda, ituma umwana wayo. Yohana yavuze ngo murebe urukundo ruhebuje byose Data yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana bayo, ngo kandi niko turi koko. Haleluya. Paul aravuga ngo ndetse n'ibyaremwe byose bihora bifite gutegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abantu Imana yiyambuye umwambaro wayo ikaza gucungura mu isi. Amakuru ukeneye kumenya muri iki gihe nuko utari umuntu w'isi. Ukuri ukeneye kumenya nuko Imana yakuremye gufiteho umugambi ukomeye. Maybe mu bihe uri gucamo uri guhura n'intambara, uri guhura na crise, uri guhura wenda n'impinduka mu nshuti, abo wizeraga bakaguhemukira. Ariko ndakubwira inshuti nziza yatuzaniye ubuzima ni Kristo Yesu. Ngo ntabwo yadutsindishirije kubw'izindi imbaraga cyangwa se kubwo ikindi kintu twishyuye, ahubwo yabikoze kubw'ubuntu bwayo. Ngo idutsindishiriza kubw'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Umva inkuru ukeneye gushira kuri status, umva inkuru ukeneye gushira kuri profile, umva inkuru ukeneye kwandika mu mutima wawe. Nuko Kristo yatsindishirije abatari bafite ikintu na kimwe cyabatsindishiriza. Nuko Kristo yaduhinduye abana b'Imana. Yohana igice cya 12 haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibakibarwa n'ababyawe n'inyama n'amaraso, ubushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Inkuru nziza rero, wabyawe n'Imana. Imana igufite umugambi ukomeye kandi ejo hawe ni heza. Komera, shikama, wizere Kristo mu buzima bwawe ni byose. Shalom shalom.